icyo nifuza ko ngwigiye ababyeyi bose baza akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi n'icyo umuntu atabizi ababyeyi bose babyumve bansabire na nyakubahwa Jennette Kagame amfashe andebera umwana pe kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa hose bakabyararaza rwose amfashe arebe ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa wanjye. Banyita Mukandekezi Christine nkaba ndi umubyeyi wa Iradukunda Elsa wabaye Miss Rwanda 2017. Ikibazo mfite ni umwana wavuye mu rugo ejo agiye gusenga noneho aza kuduhamagara tubwira ko ribu imuhamagaye turicara turategereza tubonye tukajya duhamagara kuri telefone tukumva itariho twahamagara tukumva telefone ntiriho tukumva telefone ntihari hageze saa 2 z'ijoro ndavuga nibingibi sinaguma gutya numva ubwoba mvuga ntahara umwana sinzi icyo yabaye ndahaguruka njyayo kubaza icyo nicyo kibazo nari mfite nagiye kuri ribu mpageze barambaza twari turi kumwe n'abandi nabo bafite abana bari bahamagawe ndangije nabo baraba Miss Rwanda barambaza bati wowe uje kureba nde mvuga ngo nje kureba umwana wanjye ngo yitwa nde ndababwira yitwa Iradukunda Elsa nta kintu bambwiye twaricaye aho kugeza saa 2 saa 3 mu masaa 3 n'ibice cyangwa ntabwo narebye isaha ariko hari harenze mu masaa 3 hagize mu kanya gatoyi haza nk'ababiri barambaza bati mwebwe babaza umwe bati wowe uje kureba nde wowe uje kureba nde uje kureba nde ngenda babwira nanjye uwo nje kureba atese mupfana iki nti n'umukobwa wanjye bate barangije hamaze umwanya baragenda baza kugaruka barampamagara barambwira ngo Elsa ngo turamugumanye birancanga sinamenye byari kimihurura ntabwo basubije icyo ntacyo bambwiye mbere yuko bamuhamagara ntacyo nzi cyaba cyatuma bamuhamagara yego hari ikindi gihe ribu yamuhamagaye yego bamubazaga iki icyo gihe ntabwo mbizi ntabwo yambwiye hari ibintu hano hanze biri kuvugwa ntabwo butabizi unafite umukobwa wabaye Miss Rwanda byabereye muri Miss Rwanda ndetse uwayateguraga amarushanwa arafunze ukeka ko ari aho byaba bihuriye bishobora birahahuriye kuko hari inyandiko banditse ariyo iyi ngiyi watubwira muri make ikubiyemo iki yanditsemo iki iyo nyandiko mwasoma iyo nyandiko ngo barayanditse bimeze bite iyi baranditse inyandiko nk'abamisi batanga ubuhamya bw'ibyo bakorewe cyangwa se uko byagiye ibyo bakorewe cyangwa batabikorewe we yavuze ko yabikorewe oya nicyo gituma banditse iyi letre kugira ngo banze kubivuga mu itangazamakuru bakoresha leta ibarurwa kugira ngo abe ari ryo ribisobanura neza muri make ku bwa Iradukunda Elsa yavuze ko we ntacyo yigeze akorerwa na Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yego ni ukuvuga ngo iyi baruwa ye yayanditse agira ngo agaragaze ko nta kibazo na kimwe afitanye na Ishimwe Dieudonné yego biranditse hano wenda kugira ngo n'abadukurikiye babyumve iyi baruwa bavuga ko
ngewe Iradukunda Elsa Miss Rwanda 2017 ufite indangamuntu iriya nyuma yo kumva amakuru avugwa kuri Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid ukekwaho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda binyujije mu nyandiko mpakanya ko iryo hohoterwa ntaryo nakorewe ari imbere y'amarushanwa ndetse no mu marushanwa ibihembo byose nasezeranyijwe ndetse n'umushahara byose nabihawe nta kiguzi na ruswa ntanze cyangwa nsabwe hanyuma arabisinyira iyi nyandiko ribu yari yayibasabye cyangwa bo wenda harabishyize hamwe barayikora bishize hamwe barabikora abo bandi bishyize hamwe nabo barafunze hari amakuru bifiteho oya bo ntibafunzwe niyo mpamvu bo barekuwe wasigaramo mutekereza ko kiwe bamusize munsi kandi ubona anandika ko nta kibazo bafitanye n'umuntu nicyo tutazi hari amakuru ngira ngo wenda nibivugwa kubera ko byakemezwa na ba nyir'ubwite ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Iradukunda Elsa atwite inda Prince Kid ngira ngo namwe mwarabyumvise hari aho bihuriye n'ibyo ngibyo cyangwa hari icyo ayo makuru muyaziho yagiye avugwa hirya no hino natwe twayumvishije nk'uko mwayumvishije ariko nk'umubyeyi wenda ufite uko waganirije umwana ukamubaza se amakuru wenda hari icyo yaziho hari ukuri kwayo oya nk'umwana wanjye ibyo ngibyo rwose ntabwo biriho ibyo ntabwo biriho bivuze ko adatwite ntabwo atwite murakeka ko yaba afunze kubera nk'umubyeyi ukurikije uko wagiye kureba ibyo bakubwiye no kumva ko bagenzi be barekuwe uratekereza ko byagenze bite kugira ngo icyo nicyo ntazi ntacyo natangaza kandi ntakizi nanjye nkeneye kukimenya ukeneye kumenya iki icyo ukeneye wenda icyo wasaba inzego z'ubugenzacyaha cyangwa se zimufite icyo wifuza ni iki icyo nifuza ko mbibwiye ababyeyi bose bazi akababaro k'umubyeyi k'umwana we ufunzwe atazi umuntu atabizi ababyeyi bose babyumve bansabire na nyakubahwa Jennette Kagame amfashe andebera umwana pe kuko birababaje cyane umwana kubesherwa ngo aratwite mu itangazamakuru bikavugwa ahantu hose bakabyararaza rwose amfashe areba ukuntu arengera uriya mukobwa akamubohora umukobwa wanjye ni umwana w'umunyarwandakazi ni umwana ukora ibikorwa byo guteza imbere abanyarwanda ni umwana yitangira igihugu ni ukuri bafashe n'Imana ibafashe rwose bambohorera umwana kuko birababaje cyane umwana kurara ku isima mukomeze mwihangane umwana gufungwa umwana akarara ku isima azira ubusa mukomeze mwihangane reka papa ejo yaraye nta kenda afite uko yavuye gusenga yambaye amakanzu ntitwamenye uko ntituzi ukuntu afunzwe nta kintu tuzi wowe nk'umubyeyi bivugwa ku ihohoterwa rikorerwa abana cyangwa se ko uvuga ngo babahindura ibirara nk'umubyeyi wowe ni kubyemera nk'ufite umukobwa wagiye muri Miss Rwanda ukurikije umukobwa uko yari ameze atarajya mu marushanwa n'uko ameze kuko umubyeyi azi imico y'umwana we nta kirahinduka uko yari ameze kuva akiri muto kugeza n'uyu munsi ni umwana uhagaze neza ni umwana wihesha agaciro amarushanwa ubona ari icyo yamumariye amarushanwa afite icyo yamumariye afite aho yamugejeje hashimishije kandi no gufasha abanyarwanda n'abanyarwandakazi rusange bifite aho byamugejeje wenda tugana ku musozo bamufashe sangahe mwe amakuru ribu yabemereye ko imufite ryari ntabwo ribu yigeze bitubwira nakubwiye ko twe twamubuze kugeza 2:30 fata umwanzuro wo kujyayo kuko kubaza ahari yabahamagaye babwira ko agiye kwitaba kuri yego yabahamagaye sangahe mu masaha y'inavuye gusenga arangije yasenze amateraniro ya mu gitondo papa w'umwana yatubwiye ko 6:00 z'ijoro aribwo bababwiye ko bamugumanye nibwo nari ngeze isaha ntabwo nayirebye kuko shoke nahise ngira yatumye pressure izamuka bituma neza ndikubise hasi no kuri ribu ndagwa kuko nawe icyo kintu bakikubwiye uri umubyeyi uhita wikubita hasi direct kandi ubuzi umwana wawe uko ahagaze.